kuko ibi bintu arimo kuvuga nanjye nabihozemo ibi bintu arimo kuvuga byo guhanura byo gupfumura cyane narapfumuraga nkarebayo cyane abarozi bo mu Rwanda sibisa bapfumu yego narahanuraga nkapfumura nkagezayo urumva rega no gupfumura ariko impamvu mvuga ko ibintu abantu bahanura ari umwuka wa Satani nuko Bibiliya ubwayo iravuze ngo gukora kwa Satani gufite ibitangaza n'ibimenyetso byose n'imbaraga zose ari nayo mpamvu nakubwiye ngo witonde kuko guhanura twe twasomye mu Baheburayo mu gice cya mbere umurongo wa mbere bivuga ngo guhanura mu buryo bushya guhanura mu buryo bushya Imana yavuganira abantu mu kanwa k'abahanuzi mu bihe bya kera ariko none muri no minsi ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo umuntu wese uhanura yego itavuganiye nawe mu kanwa k'umwana wayo uwo muntu wese ni umunyabinyoma uwo mwuka wose ni uwa Satani ndetse n'ikimenyimenyi Imana yabohereje nayo gushukanyi kubanze gukunda uwo mwuka ukuri abanze gukunda uko kuri Imana ivugiramo muri Kristo Yesu ngo barimbuke kubera ko banze gukunda ukuri kandi bizaba bafite ibimenyetso n'ibitangaza n'uhenze none se Imana itanga umwuka wayo ndetse ikabiha n'isezerano ko tugomba kuzana uwo mwuka wayo mbese ninde uwo mwuka wayo ninde Bibiliya avuga ngo umwuka wera nta wundi mwuka ubaho uwo mwuka wera ni Kristo ubwe ni Kristo ubwe tubisome Kristo nibyo niwe mwuka wera ariko azanatera abantu guhanura ibyo Imana yavuganye nanjye nkabitangaza bivuye mu kanwa k'abahanuzi bagiye batandukanye batari wowe nanjye ndimo sava ibyo Imana yavuze iciye mu kanwa k'abahanuzi batandukanye bukuri bakoreshwe n'Imana reka mvuga ngo nanjye ndimo ariko ubundi wahanuye iki Imana izabisaba urugero rw'ikintu hanuye oya ndakwinginze nk'urugero ngiye reka mvuga ibyo nahanuraga wabwiye nde ngiye reka mvuga ibyo nahanuraga sibyo ngiye nahanuriye umuntu bukwe burabo sibyo yewe naho namubwiye buzabera burabo nuwo bazabukorana namubwira umusore uko angana nuko ameze birabo ngewe nahanuriye umuntu abo umuntu ukomeye nari nabimubwiye birabo nahanuriye umuntu ngo barogeye i Burundi asanga nibyo nuwo badukurikiranye yabyumva ariko ibyo bintu byose nasanze byaravuga ku mwuka gitewe n'ahantu narindi hariho imyuka bitewe n'ahantu uri bakagirana iki nakubwiye kuri mu byisezerano rya kera none isezerano rya kera se nakubwiye ngo twarisomye ko Imana yagize gute yarishajishije nanjye ndacyakubwira ngo yarishajishije ntabwo Kristo yaje gukura amategeko cyangwa ibyaha yaje kuyasohoza nanjye munsi ndacyaririho ntabwo ndariva ahubwo wowe uravuga ibintu bitanditse yaje kurisohoza uravuga ibintu bitanditse nge nagusomeye nasubiramo Abayobora igice cy'umunani ubwo Uwiteka yavuze mu isezerano rishya ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere ntabwo isezerano rya kera yararishajishije ariko Mana ya Abrahamu na Isaka oya dore n'ikindi kimenyetso ko yarishajishije oya reka banza none bariya bamarayika yego babwiye Abrahamu bavuga ngo undi mwaka nk'iki Sara azabyara umwana w'umuhungu Yesu yaraje rega abahanuzi bo mwino minsi ni nk'abakera ba Elisa na ba Eliya babaga bikaba ko umuhanuzi mugenzi wanyu yavuze ko yahanuriye bamuriki ntibibi kuba Pastor Claude yarahanuye buriya buhanuzi mbere ya byose uramwemera se ngewe ntabwo nava ngo ndamwemera kuko nemera Kristo ntitunavuge ko abahanuzi b'Imana batariho ibi byo nzarinda mpfa nkibivuga kuko hari aho Imana hari aho Imana nanjye nuko nari ntabwo akijijwe se ntabwo akijijwe yagibana nanjye nuko nari ngo ntabwo ukijijwe ngo ntabwo ukijijwe nanjye nari umupfumu nkabo kandi kabiganira nanjye narapfumuraga narebaga imbere siko bimeze kandi Imana igasohoza reka nongere ngusuhuze kandi nkomeze kwifuriza ibihe byiza aho uri hose mu mpande enye zigize isi kandi nakomeze kwifuriza ibihe byiza wowe udukunda kudukurikira niba uri mu Rwanda cyangwa se aho uri hose kuba wumva ikinyarwanda turi kuri Juri TV ni televiziyo ikorera kuri murandasi cyangwa se kuri YouTube abamaze gukora subscribe cyangwa se bakanze n'akazogera kugira ngo bajye babona ibyo tubagezaho tureka tubashimire kandi aho muri hose nizere ko mufite ibihe byiza niba udanafite ibihe byiza nanone umenya ko ibihe bihora bisimburana cyangwa se ubigena ahari menya ko ejo waba ufite ibyiza uyu munsi ukagira ibibi ukagenda bisimburanwa ntugire ikibazo byose bigenda ni gatebe gatoki turi kuri kamera rero za Juri TV ngiye nitwa Shalomi Parok tugiye kubana n'ababwiriza butumwa babiri twatumiye twifuje guhuza kugira ngo
tugira ibyo tubabaza, bagira ibintu abo bakura mu rujijo, bakura abantu mu rujijo, bakura abanyarwanda mu rujijo n'abandi bose bumva ikinyarwanda, kugira ngo ibintu bimaze igihe bivugwa cyangwa se bisirikira mu gihugu abantu bamenye imva n'imvano yabyo cyangwa se bamenye ukuri kubyihishe inyuma. Turatangira tubabaza uko bitwa, ubundi duhera hano ibumoso. Mwitwa bande? Murakoze cyane. Amazina nitwa Rukundo Emmanuel, iyo mazina niswe n'ababyeyi. Nanjye nshumbitse hano mu mujyi wa Kigali, nkunda Imana n'abantu bayo, turabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana imugisha cyane. Hari yenda turavuga, hari izina ukunda njya mbona kuri mu butumwa utanga cyangwa se mu byigisho utanga wiyita cyangwa se witwa, sinzi niba ari byo wita cyangwa se witwa, kuki utarivuze byo bigenza bite? Sava navuga ko wenda nsuko nari mbyibagiwe, ahubwo nuko burya umurimo w'Imana dukora, umurimo w'Imana dukora ugiye utandukanye, biterwa cyane noneho nk'izina Prophet, ni izina rikunda gukoreshwa mu murimo w'Imana cyane ko Prophet bisobanuye umuhanuzi w'Imana, ariko bigira agaciro cyane iyo ubyiswe n'abantu kurusha uko wabyita. Niyo mpamvu ntuza rero kugira ngo abantu bo ubwabo batubonye batuze Prophet, kuko turahanura ibyo byasohora akaba ari ababibonye bigasohora akaba bitwita. Icyakoze kuko umurimo w'Imana nabwo harimo ingeri zitandukanye, abahanuzi, ababwirizabutumwa, nabyo turabikoresha kubw'uko ntacyo bitwaye n'ubundi. Murakoze cyane. Bamwita Prophet Rukundo, ariko iruhande rwe hari n'undi mugabo kabisa, nawe reka atwibwira. Nanjye nitwa Ego Daniel, ndi umwana w'Imana, ndi umupapa, mbwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ngira ngo ibirenze ibyo ngibyo nta bindi byinshi cyane, ariko ndi umwana mu rugo ngewe. Yego. Sindi umuhanuzi, sindi iki, ahubwo ndi umwana mu rugo. Okay. Kuki utari umuhanuzi kandi uwo muri kumwe avuga ko wiyemera iby'ubuhanuzi? Nanjye ubuhanuzi ndabwemera, ariko dushobora kuba twemera ubutandukanye. Ubuhanuzi baho butandukanye, ngira ngo abahanura bose bavuga Imana babahanura ibisa. Oya, guhanura se ubundi ni iki? Guhanura ni iki? Ni ukureba ibizaba ukabibwira umuntu. Urumva rero n'umupfumu yabikubwira, ushobora gutera inzuzi, kuko kera no mu muco wa Kinyarwanda habagaho bita buvubyi, umuntu akavuga imvura akamenya ko izagwa, akamenya n'igihe izagwira, ubwo nawe yabagahanuye. Rero ubuhanuzi nemera si ubw'amagambo abantu babwira abantu no kubarema umutima, ahubwo ngewe ubuhanuzi nemera n'ubw'ijambo ry'Imana. Prophet Rukundo, wowe uhanura ukoresheje iki? Ubundi ngiye kuvuga uburyo bugeze kuri butatu, cyane ko hariho uburyo bwinshi. Kuvuga ngo umuntu yemera ubuhanuzi ni ku myizerere ye, ariko ndasobanura ahantu hageze kuri gatatu Imana ishobora guca iganira n'umuntu wayo. Icya mbere, Imana ishobora guca iganira n'abantu bayo mu ijambo ryayo. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Imana ishobora gukoresha ijwi ryayo ikagusanga mu bicuku bya nijoro cyangwa uryamye, Imana ikavugana nawe. Ahandi inzira ya gatatu navuga nk'usorezaho ni inzira y'ubuhanuzi Imana iciye mu muntu wayo yatoranyije kubw'impamvu runaka. Hari uburyo yarabivuzemo, cyakoze ni ku mpamvu ze. Avuze ngo ntabwo yemera abahanuzi cyane ko ubuhanuzi bwe yemera ubuhanuzi buca mu ijambo ry'Imana only. Aho naho yabasa nk'uwirengagije aho Imana ikorera mu bantu. Ntabwo twizera Imana njye kuko njye mpamagarwa nk'urugero. Ntabwo ngewe mpamagarwa, ntabwo nizeye Imana kubw'ibitabo, no, ahubwo nizeye Imana kubyo mbona nanjye ubwanjye, noneho nanjye ubwangira nk'isangira bintera ishema ryo kuvuga ngo Imana yange iriho kandi irakora. Reka se gato nkongera kuvuga cyane hano ku mpamvu nge nizera ko Imana ishobora guca mu muntu wayo bitandukanye n'iby'abahanuzi. Icya mbere, umuhanuzi w'Imana iyo ahanura akoreshejwe n'Imana, ikimenyetso cya mbere niko ibyo ahanura bigomba gusohora. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri niko ibyo ahanuye niba akoreshwa n'Imana, nuko nta kiguzi uwo muntu bigomba gusaba
kuko arahanura akoresheje n'Imana ntabwo ari ngombwa kugira ngo gusabe amafaranga cyangwa usabe ibiguzi runaka kugira ngo wenda ndagura miliyoni none ntago ntibikabeho njye sinanabyumva cyane ko Imana ikorera mu bantu yagiranwa n'abapfumu murakoze cyane muri budasobanukiwe ari icyo numvaga nenda kongeraho hari ubwo abantu bafata uburyo bushaje bakibwira ko aribwo bugikoreshwa ariko ngiye kugira ngo bumvikanishe ko ibyo mvuga byanditse atari ibitekerezo by'abantu reka nsome ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri haravuga ngo kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi kera naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo urumva hari uburyo bwa kera hari n'uburyo bw'umuri ino minsi hari igihe rero umuntu yibeshya agafata uburyo bwa kera akabuzana uyu munsi bikagenda bite icyo gihe aho rero uba ukoze amakosa kubera iki buriya hari ikintu abantu bibeshya reka nacyo nkivuge kandi cyanditse muri Bibiliya kankivuge nacyo Abaheburayo igice cy'umunani umurongo wa 13 cyangwa reka mbere ku wa 7 aravuga ngo iyo rya sezerano rya mbere ryinonosora ntihajyaga kuba hagikwiriye gushaka irindi no kuvuga ko isezerano rya mbere n'ibigendanye naryo ritinonosoye ritabaye iryera kuko yavuze ibagaye iti dore iminsi igiye kuza ni Uwiteka avuga ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda noneho ku murongo wa 13 akavuga ngo ubwo Uwiteka avuze ngo isezerano rishya ibyo bigaragaza yuko yashajije irya mbere hari igihe rero ufata ibintu bishaje kandi Yesu yabivuzeho aravuga ngo iyo umuntu nafata vino nshya akayisuka mu mufuka ushaje nta kindi bikora sibyo gusandara rero iyo turimo guhanura tugafata ibintu byo mu isezerano ryashaje isysteme uburyo bwo mu isezerano ryashaje tukagira uburyo bwo mu isezerano rishya kuko ntabwo Imana ibeshya yivuze ngo ubwo yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi hari uburyo navuga bwo mu isezerano rya kera bwinshi bw'isezerano bwo guhanura hari kuba hari umuhanuzi uzwi wo mu isezerano rya kera uhanurira ubwoko runaka bw'abantu akabahanurira akaba ari umuhanuzi wabo hakaba uwo muntu Imana yabaga imunyuramo niyo mpamvu tuzi ba Samweli niyo mpamvu tuzi n'abandi benshi navuga benshi banatani n'aba Yesaya n'aba Ezekiel n'abandi nkabo bari aho ngabo n'abahanuzi babaga bahagarariye Imana inyuzamo message bakabwira abantu ikigeze nta muntu n'umwe uhari Imana ishobora uhagarariye abandi wahagararira abandi nk'uko Prophet Rukundo bivuga ngo ajyane iyo message ku bantu hoya ntawe kuko umuhuza w'abantu n'Imana yarabonetse umuhuza w'abantu ntabwo Imana igihura n'abantu ikoresheje abahanuzi cyangwa ikoresheje abandi bantu oya ikoresha umwana wayo yatoranije yakoresheje umwana wayo yatoranije Rukundo ngo ibintu muhanura birashaje uburyo mukoresha burashaje arakoze cyane kuko ankoreye ahantu numvaga nari nkeneye kuba nange nabwira abadukurikiye tugiye gusoma nange ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana ryanditse mu byakozwe n'intumwa ariko si ngombwa ko umuntu afata ijambo numva arabeshya uhita umuca mu ijambo nta kibazo biremewe ntukomeze gutuma abeshya kandi mu by'ukuri wumva ari kuyobya abantu oya rwose ntibikabeho reka dusome ijambo ry'Imana ibyo navuze mu byakozwe n'intumwa impamvu ya mbere nanjye mbanje gusoma ibyanditswe nuko nawe yarasomye ibyanditswe kuvuga ngo uri kumwigana kuko icyakoze nawe uragenda ntabwo namwigana kuko ijambo ry'Imana yavuze ngo dukoresha ibyashaje ariko ntabwo nakibagirwa cyane avuze gutyo yabashatse kwirengagiza ko Kristo yavuze ubwe mu magambo ye yivugiye aravuga ngo ntabwo naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe ahubwo naje kubisohoza kubisohoza no kugira gute kubisohoza no kugira gute oya atubaze kubisohoza adusubize kubisohoza no kugira gute none arangije avuga irindi jambo rikomeye cyane ry'umurage nshaka kugira ngo nze kumvikanisha n'abadukurikiye iyo usomye mu byakozwe n'intumwa ni igice cyaho cya mbere ndasoma ku murongo waho ndashira ku murongo waho wa 6 none ndongera ngeze ku murongo wa 8
haratubwira ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami iki ni cyo gihe wenda kuganiramo ubwami mu Bisiraheli, kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli. Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, n'ubutware n'umutware bwe wenyine. N'ubutware bwe wenyine. Yego, uri kubyumva. 8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya yose no kugeza ku mpera y'isi. Reka se nkuvuga gato cyane. Ntabwo kuba isezerano rya kera rivugwamo abahanuzi ntabwo bisobanuye ko iki gihe Imana itagane n'abantu bayo, kandi twavuze ko iganira nabo mu ijambo ry'Imana. Umushumba yego yavuze yuko ngo Imana ngo yahinduye uburyo, none ngo uracyakorera mu bwa mbere, ngo mwega abahanuzi muracyakora mu buryo bwa kera. Ibyo bintu urabyemera? Oya, ntabwo byemera, kubera yuko Imana irabyemera. Nabisomye se cyangwa nabyihimbiye? Oya, wabisomye nibyo ndabyemera, ariko ijambo ry'Imana rigomba gutsindishwa cyangwa ntabwo ijambo nose ririvuguruza ntabwo ryivuguruza kuko ni ijambo ry'Imana. Nanjye ndashaka kubwira ngo hari amagambo y'ubwe Yesu yivugiye, yamyitubwire y'ubwite, aravuga ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. Abo yabwiraga zo kubiki zo ku abagabo abagabo hano, reka dusome mu zindi ndimi, batubabarira dusome mu zindi ndimi. Abantu hano bavuga abagabo bagira ngo ni abantu bandi, ni abahamya, témoin mu Gifaransa niko bavuga. Usomye abantu bafite Bibiliya y'Igifaransa bose bazadukurikira bazayisome. Kugira ngo umwuka wera baba bahamya by'ibyo Yesu yababwiye, ntabwo ari abahamya b'iby'Imana ibitse. Oya, niko Bibiliya ivuga. Icyakora muzaba abagabo bo kumpamya. Ninde bahamya? Kristo ubwe niwe jambo ry'Imana. Ntabwo ari abagabo bo guhamya ubuhanuzi, no, ni abagabo bo guhamya Kristo ubwe, kuko Kristo niwe mwuka w'ubuhanuzi. Wari ubizi? Ndabizi ko Kristo ari umwuka, ariko Kristo icyo uri kuvuga nanjye ndabyemera ko Kristo sibyo ni irembo cyangwa niwe nzira n'ukuri, ariko ni nawe Imana, ni nawe Imana. Yes, ariko kuba Kristo yarapfuye, nereka ndako mvuge ko yatanze ko n'umwami wacu ndanamwubaha, yarangiza gutanga akazuka. Ntabwo yarapfuye, yapfuye umubiri, ntabwo Imana ipfa. Yapfuye umubiri wa Yesu, ntabwo Imana ipfa. Mvuga ko yatanze n'umwami. Uriya ni umuntu wo kwa Mariya. Oya, ni umwami w'abana, ntabwo Imana ipfa. Hapfuye mwene Mariya yambaye ibyaha by'abantu arapfa, ariko Imana ihorana n'abantu. Ngiye mpamara kubahwa ubuzima bwanjye kuko mbyemeye. Nta kibazo, ni umwami wanjye. Nanjye ni umwami wanjye, ariko butari ubwo buryo uvuga. Okay, safa. Njyewe rero ndamuvuga nk'umwami wanjye, atari uw'umubiri, ariko ngiyewe mwese ko numva wagira ngo ko muri kuvuga Imana, abantu bamuteye mu abaho Imana nyinshi, uri kuvuga nyakuri abaho Imana nyinshi, ni umwami wanjye. Ibyo ndi kumubwira, abaho Imana nyinshi, kandi uko byagenda abaho n'ibyitwa Imana, uko byagenda kose. Narindi gusobanura kwiri jambo Kristo yavuze ko tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira, ko tuzaba abagabo bo kumuhamya i Yerusalemu ni Yudaya no kugeza ku mpera y'isi. Bose ibyo ni yes, ayo namagambo Yesu ko ntago ari ubuhanuzi. Wese ubwo harimo ubuhanuzi wa mugabo we. Nye ndashaka ndigende cyari mu isoko ndakubwira noneho ese ni impamvu iki tukwiye no guhanura. Yego navuze ijambo hano nahereyeho rivuga ko ntabwo Yesu kuba yaraje, ntabwo yaje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Ndiko ijambo ritubwira yaje kuba, ntabwo yaje gukuraho amategeko, yaje kubigira ate? Yaje kubisohoza. Reka dusome mu zindi ndimi wumve kuno abantu bihenda. Muri Gifaransa baravuga ngo gushyira wihereza, yaje kubishyira wihereza. No, ntabwo yaje kuganira. Tubisome tusaba Gifaransa ko biri mu Kinyarwanda. Biri mu Kinyarwanda. Gusohoza ni iki mu Kinyarwanda? Gusohoza ubutumwa ni iki? Gusohoza buryo umugabo nusohoza ubutumwa bw'uwamutumye, ni ugufata ubutumwa ukabugeza aho bwari bukwiye kugera, ubu busohoje. Nibwo bita gusohoza. Baburangira aho ngaho. Yego, urakomeza. Niba untumye ku muntu wa munyamakuru, untumye ku muntu nkamushyira ubutumwa bwe, burongera bugakomeza cyangwa uba bugeze kuri nyirabwo. Uko niko gusohoza. Profete Rukundo, iyo umuntu yagejeje ubutumwa ahantu, yego pastor yego rakubaza, iyo umuntu afashe ubutumwa akabugeza ahantu, ariko namwe
yenda niko abahanuzi babigenza cyangwa se niko Yesu wavuze yuko ngo Yesu ngo ataje gukuraho ngo amategeko ngo yaje kuyakomeza ndetse n'ibyahanuwe yaje kuyakomeza. aha niba aribwo butumwa yarazanye akaba yenda gusohoje niko pastor ari kuvuga Ego Daniel ubwo byararangiye cyangwa yabahaye meze nko gukina gakoni ku buryo uza nk'akaguhereza ugahita gakomezanya. Oya ntago byarangiye kuko njyewe ndacyashimangira ko ntago bigeze birangira kuko uko Yesu yarari kera n'uyu munsi niko ari ntabwo yigeze ahinduka n'ikimenyimenyi iyo yabisoje none se reka mbese ngo none se dukomeze dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busabe umva hagiye cyane ibyaha twabivuze oya reka nyine se nk'umubazi sibyo niba Yesu yarabirangije ntabwo ari igisobanuro cy'uko n'urutwanakuze none se reka nkubaze nanjye nsubize wumbaje ikibazo reka nanjye nkubaze ikibazo hari icyo yasize noneho akagiduhaho umukoro ngo tugikore kitubwire cyane yego gihe kitubwire njyewe nzi ko yabirangije kandi nanagusomera n'amagambo atari rimwe atari abiri atari 100 atari 200 byerekana ko yabisohoje yabirangije umurimo we arawuzuza urarangira aragenda. Bibiliya yera navuga ngo reka mpagusomere kugira ngo byumve kugira ngo unumve ko yawurangije rwose nta n'ikintu yasigaje umva hano Abaheburayo igice cya 4 umurongo w'9 aravuga ngo nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bw'icyabantu b'Imana kuko winjiye mu buruhukiro bwayo nawe aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse yayo nta kintu gikora Imana yaruhutse imirimo nawe kwinjira muri ubwo buruhukiro uburuhutse ni nawe utangaza ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura none se si byanditse ibyo muri Bibiliya ngaho mbwira wowe aho byanditse ko yawusigaje ambwira hamwe ko ari cyasigaye cyangwa byarangiye cyangwa ntabwo byarangiye. Reka mbivuge ntuje cyane ko twese dukorera umwami umwe. Oya namaze kumva ko tutari umwe. Okay sava. Okay reka mugo iki abakozi nanjye ngo mfite umwami murere reka none ngiye mvuge ku mwami murere ari ibintu byitwa Imana sibyo hari ibintu byitwa Imana byitwa Imana ariko bitari Imana ariko byaba byiza wenda mu mayakanya nk'isi reka nkaguhe kuko nje birangora cyane wenda kuvugira mu muntu byaba byiza oya ntacyo biremewe nta kibazo uyu munsi muvugiremo nta tegeko ribihana nago uyu munsi ndashaka kukongera gushimangira rira jambo nayereyeho cyane nari ntarayisobanura none ngiye guhera mbabwira uburyo ubuhanuzi bugomba gukora cyangwa uburyo Imana nayo kuganira n'abantu bayo atari uguca nk'amahembe. Mugahera kubaza nti abahanuzi hari ikintu kimaze igihe mu gihugu ubundi batazi intego y'ikiganiro hari ibintu bimaze igihe bizenguruka ku mbuga nkoranyambaga abantu bose ari abarokore abatari abarokore imbuga nkoranyambaga barazikoresha cy'umugabo witwa Pastor Claude ubwo ni ibyajyanye na bamporiki byose by'urubanza rwe bla 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 arahanura avuga ngo niba ndi umuhanuzi w'Imana bamporiki ntari bufungwe naramuka afunzwe ndajya gukora rogi z'indaya ncuruza akabari n'ibindi byinshi yongeyeho icyo gihe yaramaze n'igihe narabibonye amashusho yagiye atambuka asengeye mu mazi afashe amabuye ayateruye agaragaza uburyo ari umuhanuzi ukomeye utaragenda kure n'utaranivuna nkufashe. Abahanuzi bo mwino minsi mumeze nk'abakera ko bavuze ngo abahanuzi baremewe mumeze nk'abakera ko ibyo yavuze bitasohoye kandi nawe ukaba urivuga kuri profete ubwo na Ego Daniel nawe ndaje kumubaza ikibazo kivuga ngo mushumba Ego Daniel arabanza nsubize nyuma yuko ansubije ikibazo nakubajije wacyumvise sibyo abahanuzi bo mwino minsi ni nk'abakera ba Elisa na ba Eliya babaga bikaba ko umuhanuzi mugenzi wanyu yavuze ko yahanuriye bamporiki ntibibi nawe Ego Daniel witegure ese kuba abahanuzi bariho bigutwaye iki ko ntacyo bagutwaye ntacyo bagusabye bikubangamiye wiki oyaranga icya mbere navuga kuba Pastor Claude yarahanuye buriya buhanuzi mbere ya byose uramwemera se njyewe ntabwo nava ngo ndamwemera kuko nemera Kristo ntabwo njye nemera umwana we wese muvuga yuko Imana ibatuma icyo nshaka gusobanura n'icyo nshaka kuvuga Bibiliya irabisobanura ngo misi imperuka azaza ibihe birushya kuko abantu bazabikunda birarira bakunda impiya ndetse azabaho n'abahanuzi ndetse bibinyoma mu buryo kuba yarahanuye ubuhanuzi
bw'amarangamutima ye cyangwa by'ibyo yatekerezaga ntabwo ari igisobanuro cy'uko ubuhanuzi bwose bwapfuye cyangwa ari ibinyoma. yatanze urugero ki mu bahanuzi bo mu Rwanda? icyo nakivugaho kubwe ishusho byatanze ni ishusho mbi, ndetse hakenewe navuga ngo kuganizwa n'ubuyobozi bw'itora abarirwamo cyangwa atuyemo, niko nabivuga. Ariko ntabwo kuba ibire yahanuwe ari amarangamutima we ntibisohore, ntabwo nakiragaza ngo mvuge ngo nta bahanuzi b'Imana bahari. Naba ngiye kwirengagiza ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo babikora bimeze kuriya haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Mu kindi yes, mu kindi kinyarwanda icyo ngiye nshaka kumvikanisha ku bantu ni ukubamenyesha nibyo nibasome ijambo ry'Imana. Nanjye ntabwo mbirwanya kuko mushumba yabivuze, ariko ntitunavuge ko abahanuzi b'Imana batariho. Ibi byo nzarinda mpfa nkibivuga kuko hari aho Imana hari aho Imana nanjye nuko nari ntabwo akijijwe se ntabwo akijijwe nanjye nuko nari ngo ntabwo ukijijwe ngo ntabwo ukijijwe nanjye nari umupfumu nkabo kandi kabiganira nanjye narapfumuraga narebaga imbere siko bimeze kandi Imana igasohoza kubwawe kubw'umuntu ashobora guhindura lokasiyo cyangwa aho yabarurizwa yarari akimura icyicaro bitewe n'imyizerere ye. Ntabwo ari igisobanuro cy'uko Imana idakivuga. Imana iravuga kandi yamara kuvuga ikanakora. banza uvuga icyo kintu cy'uko udakijwe. Umubonye ute ko adakijwe? Yego ubonye ute pastor profete rukundo ko adakijijwe? dore impamvu bivuze nuko atahuye n'Imana. Kubera iki? Kuko ibi bintu arimo kuvuga nanjye nabivuzemo. Ibi bintu arimo kuvuga byo guhanura byo gupfumura cyane narapfumuraga nkarebayo cyane. Abarozi bo mu Rwanda se bise abapfumu? Yego narahanuraga nkapfumura nkagezayo. Urumva rega no gupfumura si guhanura no gupfumura nyine ukareba ibitarebeka ukareba ibiri imbere. Umupfumu bituruka gupfumura ukameneye no guhanura rero no gufata ibintu bitagaragara ukaza ukabibwira umuntu atekerezaho kandi babihuye n'irari ry'umuntu. Reka nkubwire ngenda akoresha ijambo ry'Imana buri munsi. Reka nkubwira Abatesalonike ba 2 igice cya 2 reka mbere ku murongo w'9. Profete ntabwo ukoresha ijambo ry'Imana manzi impamvu bari gutsinda. Haravuga ngo cyangwa ntabwo uratsinda. Bibiliya iravuga ngo kuza kuwa mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma kugira ngo abatizere iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bakirweho iteka. No kuvuga ngo iki hariho umwuka w'Imana, yego hariho n'umwuka wa Satani. Ariko impamvu mvuga ko ibintu abantu bahanura ari umwuka wa Satani nuko Bibiliya ubwayo iravuze ngo gukora kwa Satani gufite ibitangaza n'ibimenyetso byose n'imbaraga zose. Ari nayo mpamvu nakubwiye ngo witonde kuko guhanura twe twasomye mu Baheburayo mu gice cya 1 umurongo wa 2 bivuga ngo guhanura mu buryo bushya. Guhanura mu buryo bushya Imana yavuganiye n'abantu mu kanwa k'abahanuzi mu bihe bya kera, ariko none muri no minsi ivuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Umuntu wese uhanura yego itavuganiye nawe mu kanwa k'umwana wayo uwo muntu wese n'umunyabinyoma. Uwo mwuka wose ni wa Satani ndetse n'ikimenyimenyi Imana yabohereje nayo ubushukanyi kubanze gukunda uwo mwuka ukuri abanze gukunda uko kuri Imana ivugiramo muri Kristo Yesu ngo barimbuke kubera ko banze gukunda ukuri kandi bizaba bifite ibimenyetso n'ibitangaza n'ubuhenzi. Nese ukiraho ukuri Yesu yavugaga n'ukuye nanjye rongere ngo urashaka kumbaza ukuri reka rero nkubwire ukuri cyari cyo none uko kuri n'ukuye nanjye none ngi nakubwiye ukuri ni ikintu kimwe rero ni ikintu kimwe ukuri ni we nta kundi kuri kubaho mwisi nureba nkubwiye ngo turahurira saa moya tukagera saa moya koko tukahurira ibyo si ukuri. Ushaka ibindi bintu byita ukuri ni ikintu kimwe ni Kristo wenyine. Kubera iki Kristo ni ukuri? Kubera iki? Kubera ko akuraho icyaha cy'abari mwisi. Nicyo kintu cyonyine kimugira ukuri, ni nayo Mana yonyine. Imana ibindi bintu byose reka nkubwire muvandimwe guhera mu isezerano rya kera abahanuzi bahanuraga ibintu bikaba bibinyoma. Muri Yesaya zo kwasoma mu gice cya 12 Imana ivuga ku ntizamerera n'aba bahanuzi bahanura ibintu ngo bavuga ngo babyeretswe kandi bitabaye. Imana bashira bitana ariko ukuri nabo kuri se babagaho umuhanuzi yabaga ari ukuri umwe. Niyo mpamvu Yesaya yabahagarariye ubwoko, niyo mpamvu Ezekiel yabahagarariye ubwoko. Hari ahantu wigeze wumva mu Isiraheli abahanuzi benshi abahanuzi baba yari nibabaga ari bahari benshi
si we Eliya yazamukanye n'abahanuzi bangahe si yari umwe azamukana n'abayari bangahe none se ariko none cyari igihugu kimwe wasanga atari igihugu uzi icyo gihugu cyabaga gifite umuhanuzi cyari igihugu kimwe cyabaga cyubatse gutya none muri Afrika yabifite Eliya wenyine igihugu cya Israel niyo mpamvu ubuhanuzi nyine bwavuyeho igihugu cya Israel cyabaga gifite guverinoma imeze gutya kubera ko bayoborwaga n'amategeko y'Imana bayoborwaga n'umwami umutambyi n'umuhanuzi bakaba ari abantu batatu umuhanuzi agakora iki umuhanuzi akavugana n'Imana agatanga message y'Imana umutambyi akatambira ibyaha byabo umwami akaba umuyobozi ibyo bintu byose uko ari bitatu n'ubundi bikubiye muri Kristo Yesu niwe mwami niwe muhanuzi Mose yandika mu gutegeka kwa kabiri yabwiye mu gice cya 18 yabwiye abisiraheli aravuga ngo Imana izabahurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye umuhanuzi umeze ngo kandi ibyo azavuga byose muzagira gute muzabyumvira avuze gutyo yabayirengaje ijambo ry'Imana niwe muhanuzi rero abivuze gutyo yabayirengaje ijambo ry'Imana riri mu byakozwe no mu bice 2 ku murongo wa 17 yego bisomye haravuga ngo Imana iravuga iti ntabwo ari rukundo nta nubwo ari umushumba ni Imana yivugiye ngo uko nukuri bizaba mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose uri kubyumva kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura yego n'abasore banyu bazerekwa n'abakambwe babarimo bazarota none se Imana itanga umwuka wayo ndetse ikabiha n'isezerano ko tugomba kuzana uwo mwuka wayo mbese ninde uwo mwuka wayo ninde Bibiliya avuga ngo umwuka wera nta wundi mwuka ubaho uwo mwuka wera ni Kristo ubwe tubisome Kristo nibyo niwe mwuka wera ariko azanatera abantu guhanura yego erega nanjye nakubwiye ngo bahanura banyuze muri we muri we muri we ariko ubuhanuzi emera ko umuntu ashobora guhanura ariko ahanuye akoreshwe na Kristo guhanura no kuvugana n'Imana sibyo guhanura so kuvugana n'Imana si ubyemera yego none umuntu avugana n'Imana mu kanwa kande Imana ishimwe utangiye kubyumva ko ubuhanuzi buriho ikiriho kandi kigomba gukorwa nuko ubwo buhanuzi kuba buriho kandi bukanakora ntabwo njyewe ndi mu bamwe bashyigikira ko ubuhanuzi umuntu yahanuye ari ubw'abapfumu ubuhanuzi buriho ni ubuhanuzi bw'Imana kandi ni ubuhanuzi bwa Kristo buturutse muri we kuko ijambo yavuze ngo ntabwo dupfumura hoya ntibikabeho ijambo ryatubwiye rabisobanura ngo nzasuka umwuka wera wanjye ku bantu bose umwuka mufite ndamufite kube niki cyemeza ko mufite mfite Kristo niki cyemeza ko mufite niki kibyemeza icyambere nizera Kristo nkizera n'urupfu icyo ni icyambere nicyo cyemeza ko mufite ndacyakomeje ntabwo birarangiye ikindi kibinyemeza nuko kuba ndi umwana w'Imana ntabwo nzacirwa iteka kandi ikindi umwuka wera undiho ntabwo anyemerera gukora uri kubyumva ibyo kamere irarikira ubu ntabwo ugicumura gucumura si bisobanuye gukora icyaha ni iki njyewe ntabwo tubisome reka nabyo tubisome umunyamakuru reka tubisome ko gucumura ari icyaha nta cyaha ugikora nta cyaha ugikora njyewe ndacumura nta cyaha ugikora uri kubyumva icyaha ndagikora ubwo mwuka wera ikimenyetso cyerekana ko ufite mwuka wera ni uko utagikora icyaha cyangwa utagicumura ubwo nidusanga ucumura uramaze kubivuga ntabwo uba umufite none se ufite umwuka wera ntagacumura si wowe ubyivuge ni jyewe mw'abantu mwadukurikiye ufite umwuka wera banza wumve abimugerekera bite banza wumve nuko ufite umwuka wera ntagakora icyaha ntagakora icyaha ahubwo aracumura reka noneho urwandiko rwa mbere rwa Yohana reka nange bazisoma igice cya 5 urwa mbere rwa Yohana igice cya 5 oya reka bazisoma ijambo kuko icyaha Imana ikuvuga icyaha umva hano munyamakuru aravuze ngo umuntu nabona mwene se akora icyaha kitari cyo kumwicisha urumva umuntu ashobora kubona mwene se akora icyaha kitari cyo kumwicisha urumva rero gukiranirwa kose ni icyaha nyamara hari icyaha kiticisha iyo uvuze ngo urakiraniwe ni ukuvuga buryo wakoze icyaha ntukabeshye rero ntukibeshye gukiranirwa kose ni icyaha Profete Rukundo ukora ibyaha reka mubwire reka dusome ijambo ry'Imana reka dusome ijambo ry'Imana yego tujye gusoma ijambo rwanganisha imirongo tujye gusoma ijambo ry'Imana gucumura kose ni icyaha niba ari kigaragaza ko ufite umwuka wera ntawe ufite oya ntawe rwose no guhanura kwawe kurapfuye reka imirongo yemeza yuko nta kosa rimwe reka dusome ijambo ry'Imana tujye gusoma ijambo ry'Imana ryanditse muri Yesaya
57 umurongo wa 17 haravuga ngo icyaha cye cy'umuramba nicyo cyandakaje ndamukubita narihishe ndakaye ariko akomeza gusubira inyuma mu ngeso zikundwa n'umutima we reka twongereho ijambo riri hepfo nshaka kugira ngo tuvugeho bivuga rwose ni ijambo riri mu Bakorinto ba mbere ibice 3 mu 17 handitse ngo muzibukire gusambana ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we reka nongere indi jambo turacyavuga ku cyaha Yohana no gusambana gusa oya ntago ari gusambana ubwo kwica ntago ari icyaha oya turacyakomeje kuko byo bidakorerwa mu Yohana kuroga si icyaha reka tubwire turacyakomeje Yohana n'urware kwa mbere Yohana yanditse ibice 5 no ku 17 haravuga ngo gukiranirwa kose ni icyaha sabyesomeye turakomeje ndarisobanura ngo niwemeye icyaha hakiri kare biterwa nuko umuntu abyumva yego ntago biterwa nyamara hariho icyaha kiticishije rwose reka ngiye mbivuga ariko gukiranirwa kose gukiranirwa kose ni icyaha siko meze ni icyaha ariko icyaha ngewe uburyo ndi gushaka kubivugamo iyo ufite umwuka wera niyo ubwawe mbere cyose umwuka wera ikintu cyambere abanza kukumara mu mutima wawe akwemeza iby'ibyaha byawe karaka ntabwo umwuka wera yemeza iby'ibyaha yemeza iby'icyaha ariko ntiyemeza iby'ibyaha ni ibintu bibiri bitandukanye yemeza iby'icyaha wakoze oya nta nubwo ari cyo wakoze oya arabikwemeza oya ibyaha reka tuhasome se naho naza azatsinda bise reka nyine mbaze Yohana igice cya 16 reka nyine mbaze nsoze noneho kuba wakoze icyaha ufite umwuka wera iyo ufite umwuka wera icyaha wakoze wowe ubwawe aragusanga akakuganiriza akakumenyesha ko wakoze icyaha ariko iyo udafite umwuka wera uba uriho mu buzima butagucira urubanza wanabikora ukumva ufite amahoro y'umutima ukumva nta kibazo ariko akamaro k'umwuka wera icyo nanishaka kumvikanisha mbere natangiye nashaka kumvikanisha ko kuba mfite umwuka wera ngiye icyo yamariye icyambere nahereyeho ariko munyamakuru mumbarize umuntu udafite umwuka wera ntagamenya ko yakoze icyaha yibariza ahubwo nkubaze umuntu udafite umwuka wera ntagamenya ko yakoze icyaha conscience imaze iki umutima namaze iki umutima namane wa mwuka wera uyu mutima namanaga none we ntiwemeza icyaha wemeza icyaha gute umwuka wera uyu muntu akoze icyaha utanajya gusenga utageze rigera no mu rusengero yishe yabimenya ko yishe yamenya ko kandi yakoze amakosa yatukanye none se abantu batajya gusenga basaba imbabazi abandi bantu babibwiwe n'umwuka wera ariko kuba ngaho tubisobanurire kuba umutima nama n'umwuka wera se ni kimwe umutima nama ucyambere ndabyemera ukwemeza ibyaha ariko ntabwo umutima nama ugutera imbaraga zo kwihana ibyaha hari abantu benshi badasenga bazi gusaba imbabazi gusaba imbabazi biratandukanye byo ndi kuvuga kwihana kuko kwihana no kureka icyaha warabiretse warihaniye cyo hari ibyo nihanye ndabireka ariko hari n'ibindi utihaniye byakunanije iki dushobozwa na Kristo duhimbara ibyo kuki atabigushoboje none se yagize imbaraga nkeya nkawe byamugendekeye gute byamugendekeye gute ku buryo none ibyo byose utabiretse kuko reka noneho ngusomere indi jambo sigaragara ko umuntu wabyawe n'Imana noneho adakora icyaha na kimwe ngikwereke kugira ngo nkwereke ko utabyawe nayo no guhanura atari byo ni ibipfu reka nkubwire rero cy'umwuka wera arahatahamye reka ngiye nkubwire cy'umwuka wera hamye ni ibipfu reka nkwereke cy'umwuka wera hamye ngende bisoma mu ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 15 kandi n'umwuka wera niwe mugabo wo kuduhamiriza ibyo maze kuvuga ati reka mbaze mvuga ibyahamya rero ahamya ibiki rero aravuga ngo ariko aho undi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'Imana ahera ubwo arindira igihe abanzi bazashyirwa munsi y'ibirenge bye kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka byose abezwa ntabwo bahora bezwa buri munsi no yabatunganishije rimwe igitambo kugeza iteka ryose amanutse hepfo aravuga ngo kandi n'umwuka wera niwe mugabo wo kuduhamiriza ibyo ni ukuvuga ngo umuntu wese mu mutima we umwuka wera adahamiriza ko yejejwe rwose n'amaraso ya Yesu akaba nta cyaha agira imbere y'Imana
uwo mwuka wera wose urapfuye, si umwuka wera, uwo ni uwa Satani, kuko umwuka wera icyahamye. Umbwire mu ingingo nyinshi, imibare myinshi, amagambo menshi yemeza ko umwuka wera icyahamya mu mutima w'umuntu. Aho rero niyo mpamvu avuga ngo naza muzaba abagabo bo guhamya nde ko yatwejeje rwose. Nicyo gituma b'umutambyi, nicyo gituma b'igitambo, ni ukugira ngo amare ko icyaha cy'abari mwese. Yohana yaramubonye, aramwitegereza, aravuga ngo nguriya ntama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mwese. Nta rubanza na rumwe rugendanye n'icyaha ku muntu wizeye Imana, kuko reba n'amandi magambo abamwizeye ushaka kungaragariza ko abamwizeye bakiza ayo maraso abo n'uyu munsi bakora ibyaha bagomba gukora ibyango kubera ko bamwizeye. Ntabwo uzi gutandukanya icyaha n'ibyaha. Reka mbasobanurira abatumva. Reka mbasobanurira abatumva. Reka mbaze nkubwire, banza usubiza aho ngaho kubasobanurira kubasobanurira, ariko banza umbwira ngo kuba Yesu yaraje nawe ukaba umwizera, none ugushaka kuvuga ngo abantu bamwizeye bakomeze bakora ibyaha. Ninde wabivuze sibyo? Kandi uvuze ngo uwizeye Yesu Kristo yizeye ayo maraso ye, ngo ntabwo ngo nta rubanza rw'icyaha kimubona. Ndimo kubivuga mu kanwa kanjye, ndimo kubisoma. Kubiri kubisoma ndabyumva, ariko ntabwo ari ibisobanuro cy'uko. Reka nange dusome ijambo. Reka nange dusome ijambo nyine, reka dusome ijambo ry'Imana. Ngaho risome. Siko bimeze. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yego. Hariho icyaha kiticisha, hariho n'icyicisha. Ikibazo cya kubabaza. Reka dusome ijambo. Reka dusome ijambo. Akirishaka rero abantu bakurikiye Juri TV, nizere ko mwamaze gukanda aho hantu handitse umukara handitse ngo subscribe. Akirimo kurishaka, ntabwo ndabona atari yaribona. Umva umwuka wera icyahamya mu mutima w'umuntu. Aravuga ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Ngo nuko rero ubwo ibyo babibabariwe, ntakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Umuntu wese utamba igitambo cy'ibyaha ntiyamubonye, ntiyamumenye, ntiyageza anamumenya, kuko umwuka wera dore icyahamya. Ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Ibyo ni byo umwuka wera hamwe. None abantu bihana se bihana bavuga ko Imana hari akavuga ngo Imana ibabarira iki n'iki mu madini cyangwa se ni mu bantu bose basenga bibaho. Ushaka kuvuga yuko atari Imana ibabwiye ngo mwana wanjye hane. Hari indirimbo barakora bajya baririmba bavuga ngo mu rubavu rwa Yesu ngo havuyemo amaraso, ngo niyo soko yoza abanduye, ngo bakabonera rwose. Amaraso y'umucunguzi niyo yoza ibyaha, yeza abanyabyaha bakabonera. Aravuga ngo Yesu yari yarabihanuye, aravuga ngo nubwo ibyaha bye byatukura ngo bikamera nk'ikizi, ngo azabyeza bibe nka sheregi. Turenda kugana ku musozi. Inzira yo mu ijuru rero nta banyabyaha bayinyuramo. Turenda kugana ku musozi, ariko nabaza ibibazo bibiri bikuri buri muntu. Kase ijambo nanjye kuvuga, reka ndisome ijambo ry'Imana Timoteyo yanditse bwa rwambere rwa Timoteyo, ni igice cya 4 ku murongo wa mbere ndageza ku murongo wa 3. Haravuze ngo umutwe w'amagambo ngo ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka, ariko umwuka aravuga ati yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Ibyo nibyo by'abadayimoni bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha n'abanyaminyoma. Nabo ngabo rero bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo. Yego sha. Nk'iz'ubushye. Yego rwose. Babuza. Abo bigisha bigisha iki? Reka tukomereka. Reka itonde ijambo. Reka wumva bisoma iryo jambo agiye gusoma, ndagira ngo mwumve abadukurikiye. Abo bigisha basanura iki? Babuza kurongorana, baziririza ibyo kurya Imana yawe. Abo bigisha kugira ngo abizera Yesu Kristo bakamenya ukuri, babirye bashima. Umva ku murongo wa 4 haravuga ngo kuko ibyo Imana yaremye byose ari byiza ntiharimo icyo gutabwa. Iri jambo niryo nshaka kukubwira. Iby'Imana yaremye byose ntiharimo icyo gutabwa. Ariko ibyo yaremye byose banza witonde mushumba. Yego. Kuko iby'Imana yaremye byose. Sinzi impamvu hari ibintu uri guta. Mbita yeriki? Uri kubita? Reka nanjye sobanurira amagambo yo kuvuga. Reka dukomeze. Reka sobanurira abatwumva amagambo yo kuvuga. Reka nanjye nkomeze. Urayasobanura nyine ndacyari kuyasobanura. Kuko nyine kuyasoma nkubwira ijambo ry'Imana. Ko urayasobanura mu buryo bwa shitani. Oya nta kibazo. Ijambo ritubwiye ngo iki? Yego. Abazaba babuze ibyo kurya no kunywa no kurongorana. Reka dukomeze. Siko abo bagiye bavuga. Uwari wasanga mu kanya avuze ngo kurya ingurube ni icyaha. Singaho. Reka dukomeze. Kugira ngo umenye ko umugisha reka dukomeze. Reka dukomeze ijambo ry'Imana.
kurya ingurube ni icyaha banza usubize naho ngako banza ukamusubiza oya ntabwo kurya ingurube si icyaha none ibyo Imana yavuze se bagomba kurya birengagiza ni ibi oya imbere ya byose uri gushaka kugira ngo ucijishe ijambo ry'Imana ashaka kugira ngo ubwire uri kugenda uri kunca ku ruhande abantu batwumva context mu cyanditswe ni ikintu cy'ingenzi cyane banza tugende ntabwo turarangiza ku murongo wa 4 haravuga ngo ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranywe iki ishimwe Imana ishimwe cyane uri kubyumva umva 5 kuko cyezwa ijambo ry'Imana aka kantu ndagira ngo no kwizera kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana Imana ishimwe cyane no gusenga ubwo rero nta kintu kitejeje ubwo ijambo ry'Imana nicyo rikeze mbaza rwose hari ikintu ngenda ari gusobanukirwa aha ari naho wahereye wavuze nge sinumvikana nawe uri kuvuga ngo kuba Kristo yaraje wabivuze neza cyane yavuga ni natwe ndabyemera ni nawe kuri nanjye ndabyemera kumwizera wese ntabwo azigira arimbuka azabwa ubugingo bw'iteka nukore cyane uzarimbuka umwizera tubanze ukomeze wigaruka aho ngaho ahubwo ndashaka nshaka kugira ngo umbwire icyo uri gushingira uramenya gukizwa icyo ari cyo uri gushingira none kuki uri kuvuga ngo gukizwa icyo ari okay turasagana ugahandi harubwiriza gukizwa icyo ari cyo reka twe tubwire abantu abadukurikiye nanjye rega nahoze muri ibyo urimo sibyo okay wabiyozemo nyobagurika ari mu biki ibyo uvuga arimo wowe uvuga wahozemo ni ibiki none nanjye narapfumuraga najyaga ngo ubuse nzaguhamya mbutaga kuri no televiziyo ukuntu najyaga njya mu ishyamba ngiye gusenga nkamara nk'amasaha 3 ndeba mu zuba ninjoro nkaza kurota nkavuga ibyo neretswe kandi bikazaba byo ubwo sibyo yabamariye iki ntabwo bwari ubuhanuzi se reka nkubwire impamvu butari ubuhanuzi ese ubundi mushumba naguciye mu ijambo mu Rwanda abantu bose bita abahanuzi duhere no kuba Pastor Claude kujya kuri ba Prof Gitwaza Profete Rukundo abo bose bita abahanuzi nta muhanuzi n'umwe w'ukuri urimo ntawe kubera iki kuko guhanura ko kuri bishingiye ku bintu bibiri cyangwa bitatu ariko reka mvuge bibiri icya mbere guhanura ko kuri gushingiye ku ijambo ry'Imana sibyo icya kabiri gushingiye ku mpano y'ubuhanuzi ariko ivuga iki ubu impamvu atazi ibyo guhanura icyo ari cyo ni uko atazi no guhanura icyo biba bimaze guhanura icyo biba bimaze nushaka kubisoma kugira ngo ntajya gusoma amagambo menshi umuntu ushaka kubisoma azajya gusoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 ahere ku murongo wa mbere akomeze arebe icyo ubuhanuzi bumaze noneho rero impamvu rero navuze ngo uyu muntu umwuka wera ikintu cya mbere aza kwiyuzuza mu mutima w'umuntu nuko yiyunze n'Imana urwandiko rw'imihango rwamuregaga Imana yarukujeho kumuramba ku musaraba ubu ngubu imbere y'Imana akaba ari umwere n'umukiranutsi atagawa kuko Bibiliya iravuga mu rwandiko bambe mu butumwa bw'uko bwanditswe na Luka igice cya mbere uhere ku murongo wa 67 kugeza ku wa 77 ariko reka mvugemo kamwe aravuga ngo nitumara gukizwa tuzayisenga turabera tudatinya turabera dukiranuka iminsi yacu imbere yayo iminsi yacu yose nuvuga ngo umuntu mu kanya wandura mu kanya ntiyandura mu kanya kandura uwo muntu ntiyamenye Imana ntiyari yarimenya kuko imbere y'Imana yakuyeho urubanza rw'icyaha kuko ubundi icyaha impamvu bavuze ngo umugabo ntakizi icyaha si ibikorwa bintu tubona dukora oya ahubwo icyaha ni ivuko twavukiyemo muri Adamu wa mbere Bibiliya iravuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye abantu bose b'abanyabyaha ngo niko no gukiranuka k'umuntu umwe kuzatuma bose bahinduka abakiranutsi no kuvuga ngo ni ihame ni amahame hari umuntu twanduriyemo Imana yabumbiye abantu bose mu bugome Abaroma igice cya 11 umurongo 31 Imana yabumbiye abantu bose mu bugome kugira ngo ibone kwibabarira bose no kuvuga ngo rero ni ihame buri impamvu dukora bino bikorwa bibi abantu bareba impamvu dukora bino bikorwa bibi ntago ari ikibazo cyacu ahubwo ni ikibazo cy'uko Adamu yanduye rero niyo tuvuka tugakora ibyiza gusa ntitugire n'ikibi na kimwe dukora nibyari kutubuza kurimbuka kubera iki kuko Adamu ntiyasambanye ntiyibye ntiyaroze ntiyatonganye ntiyarwanye nta kintu yakoze na kimwe cyerekana ko ibyo ari ibyo byaha oya ahubwo igiti yariyeho kimenyesha ko iki ni kibi iki ni cyiza igiti yariyeho cyamwambitse ubusa abona ntiyambaye imbere y'Imana icyo rero nicyo cyaha yakoze ibyo rero twese tubivukiramo Bibiliya iravuga ngo twese igicumuro cy'umuntu umwe mu Baroma mu gice cya 10 umurongo wa 18 uravuga ngo ubwo umuntu umwe yanduye ngo niko yatumye abari mu isi bose bacirwa ku iteka uriya ntabwo Yesu yaje kugira ngo tureke bino bikorwa bibi avuga kuko iyo ari byo nta muntu n'umwe wari wabireka bibi byose ngo asigarire aho yera
urumva ahubwo imana itangira gukiza ibitekerezo byacu, itangira gukiza amarangamutima yacu ikoresheje kwa kubyarwa nayo. Iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, icyo cyaremwe gishya gitangira gukiza amarangamutima ye, gitangira gukiza ibitekerezo bye gutyo processes, ni procedure gake uko amenya ukuri. None ushaka gusobanura yuko umuntu kuba yaramenye Kristo akwiye gukora ibyaha kubwuko ibi byaha akabikora kubwuko icyo Yesu yaje gukiza ari cya Adamu wa mbere. Nicyo usaba gusobanura. Ntabwo unyumvishe, reka mbisubiremo. Oya, ntabwo none ugushatse kuvuga iki ngo mbwira aho ngaho. Reka mbikumvishe rero. Navuze ngo twanduriye mu muntu umwe. No kuvuga ngo kuba ndeba nkifuza, kuba ndeba ngirira ari muri ngewe, kuba ngirira sinabiha ibyo ngibyo sinshobora no sifite n'uburenganzira bwo kubihagarika muri ngewe. No kwiba ntiwabihagarika. Ushobora kubihagarika kwiba. No gusamba ntiwabihagarika. No gukora iby'isoni nyine wabihagarika. Buriya kwiba no kutazi icyo ari cyo, kwiba no kutazi icyo ari cyo, no gusambana no kutazi icyo ari cyo, ariko dore umugabo, sibyo? Cyangwa umusore bawitonze musore cyo gusambana. Ibi umwuka waravuga ngo Yesu yaraje aravuga ngo no gusambana se ntiwabihagarika. No kugambana se ntiwabihagarika. Hari ibyo muri mukora. Harimo abantu babiretse. Ushaka ko harimo n'abatarakijwe batabikora. None se abantu bose bagambana n'abatarakijwe barabikora ibyo ngibyo. Oya, ntabwo nge nabyemera. Ntabwo abantu bose reka mbaze abasilamu ariko bizera Yesu. Abasilamu uzarebe uzabitegereza. Ntiharimo abantu batagambana mu basilamu, ntiharimo abantu batiba, ntiharimo abantu badasambana, ntiharimo abantu bataroga, ntiharimo abantu batica, none se n'abakirisitu ngaho tubwire nawe. Abasilamu ntabwo bazajya mu ijuru. Umusilamu Imana siko yabemeye. Icyo navuga nibizera umwami wacu bazabona ubugingo buhoro nta kintu. Ikibazo cya nyuma kuri mwese kugira ngo tugeze no ku musozo kuko tubikomejemo ndabona ntabwo twazata. Bambe Rukundo nta mwuka weragira. Profete Rukundo ni ibintu byitwa imyuka n'ibyo afite. Profete Rukundo reka turahera aho ngaho, nta mwuka wera ugira. Uyu mwuka wera ndawugira. Ariko twakubwiye igihe tumwe cyemeza ko ufite wabibuze. Wavuze yuko uri umuhanuzi. Kuva watangira guhanura ninde muntu wahanuriye bigasohora? Ntabwo ku bwanjye nge nabavuga, bo ubwabo ndabizi neza ko badukurikiye bazabitugaragariza. Icy'ingenzi si ukugaragaza ko ari abo hano bigasohora, ahubwo abo twahanuriye barahari kandi barabizi. Kankubaze noneho sasa, kuri wowe umuhanuzi w'ibinyoma ninde agaragazwa n'iki? Sava ku bwanjye umuhanuzi w'ibinyoma ikintu kimuranga mbere ya byose muri cyahanuwe ntabwo gisohora. Ikindi ahanura kubw'ubuhanuzi kubw'inyungu ze cyangwa kubw'indamu, ntabwo ahanura akoreshwa n'Imana. Nicyo gisobanuro navuga. Bivuze ngo ubwo ukubita mu cyico Pastor Claude si umuhanuzi w'ukuri. Hano ese we ntabyo yahanuye bikaba ntabyo nzi kuko nge ntabwo yigeze azatubwire, ariko ndabizi neza ko ari yahanuye bikaba. Ntabyo yigeze ampanurira, ntabwo sinahagarara mvuge ngo n'umuhanuzi abatwumva bazatubwira ko Pastor Claude atahanuye abantu bikaba ibinyoma. Abo yahanuriye bigasohora cyangwa ntibisohore nibo bamutangira ubuhamya. Severin Mushumba yego, kuri wowe ndakubaza nk'icyo nimbajije Claude, Profete Claude, umuhanuzi w'ukuri kuri wowe ninde? Umuhanuzi w'ukuri kuri ngewe ni uwamenye ubutumwa bwiza. Uwo niwe muhanuzi w'ukuri, kandi ntagahanura bigendanye n'irari ry'umuntu, kuko icyemeza ko umuhanuzi ari umuhanuzi w'ibinyoma nibyo Pawulo yandikiye Timoteyo. Byerekana ko umuhanuzi bishingira ku irari ry'umuntu. Uzarebe n'abajya guhanuza baba bashaka kureba imbere yabo uko bizamera, nta kintu. Burya n'ubupfumu bwadutse mu bundi buryo bushya, ukuraho ubupfumu bwa kera bwo gutanga ihene n'iki, ahubwo uzarebe n'abantu bagiye birirwa ku misozi ngo bagiye gushaka kubabwira ko ejo bazamera, nta kindi. Ni ugutinya ejo ko hazamera, bagajya gushaka kuba bafite amakuru y'ejo kugira ngo bazagende aho hantu bahaza. Nicyo bisobanuye. Noneho rero uwo muntu uvuga ngo arakurebera yuko ejo bizagenda, ibyo bishingiye ku irari rya kimuntu, ntabwo bishingiye ku by'Imana ihamya. Kuko iby'Imana ihamya ku buhanuzi ni uko Imana ivuganira n'abantu, abayizeye bose bari mu kiruhuko, bizeye ko Imana ari yibabeshaho. Baba babayeho uyu munsi nabi, ubwo n'Imana yabishatse, nta kibazo, nta kibi batwaye. Imana ni umubyeyi urera. Buriya ariko reka nkubaze, nkwigirira akantu kamwe. Uzi ko abantu bahanurirwa uyu munsi, abantu bahanurirwa uyu munsi kubera ikintu kimeze nk'ubupfumu babamo no gukora abantu babireka,
kubera kwiringira ibizaba ejo kubera ko Imana yabivuze kandi bakazabibuza abantu benshi babivuze uzi kuntu abantu benshi babivuze ibyo abantu bababwira ubundi se ubu niwe muhanuzi wowe wenyine usebyera n'uyu azaseba reka noneho ngiye mubwiriza ukuri nawe azaseba kuko nawe ntazabura uhanurira ntibibi kandi hari n'ibyo yahanuye bikaba kuko nanjye ndakubwiza ukuri ibyo bintu ni ibintu nabayemo ariko ntari nigeze menya Yesu wavuye mu ijuru kubera nahuye n'Imana ryari nahuye n'Imana igihe urubanza rwo kurimbuka ruba mu mutima w'umuntu uwo ari we wese rwakuweho imbabazi zaruse urubanza zibeshema hejuru uhise ugera neza hano ushaka kubaza ubwo nibwo nahuye n'Imana Prophet Rukundo ikibazo cya nyuma tugasoza tugakana ku musozo tugashimira bari bakurikiye Juri TV ubu turi mu kiganiro kuri Juri TV ikorera mu Rwanda nibyo nitwa Shalom Paroke cameraman nitwa Kim nawe mushimire cyane mushumba yego ikibazo ngiye kubaza Pastor Prophet Claude nawe ugitega amatwi turi mu kiganiro ngubu turi ano masaha aho turi impanda ivuze ano masaha wahita ujya mu ijuru aka kanya ubu turi kuri kamera ijuru naritaha kubera iki kubera ko nizera imbabazi za Kristo yego ndi umwana w'Imana aho dutandukaniye njyewe nagezeyo abagezeyo baragwiriye kuko yaratuzamukanye reka ariko mbese mu ijambo ry'Imana kugira ngo bitaba amagambo y'abantu kuko nizera kumve ko dutandukanye kubwo urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu ubu nibwo bwabakijije nuko ituzurana nawe itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu yaratuzamukanye abo yazamukanye yarabazamukanye ubwo se muri mu ijuru mwebwe ibi yaterwa n'icyo ijuru wita icyo ari cyo ariko icyo nyine bakore mwita ijuru yego icyo bakore bita ijuru yavuze ngo nuko ituzurana nawe itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo rero urumva wenda ibyo byasaba urumva ugiye gusoza byazasaba kugisobanura tugasobanura uburyo umuntu aba mu ijuru aba no mu isi cyari kandi aba no mu isi cyarimwe ariko aba no mu ijuru ibyo rero twabizabisobanura rero ndenda hamya ko uyu mugabo atajyayo kuko atera vuga urera urakiranuka nkuko Imana ikiranuka kugira ngo wemere kutajyayo ijuru Prophet muzima ntiyajya mu ijuru niba yera duhamirize imibiri ya kamera utigendera ndakiranuka nkuko Imana ikiranuka kuko mu ijuru hazajya abera nkuko Imana yera bakiranuka nkuko Imana ikiranuka nta banyabyaha bazakanagirayo njyewe ijuru ndi kuvugana najyamo ndiheshejwe no kwizera Yesu Kristo nicyo gisubizo naguha murakoze cyane niba utera rero mubwize ukuri kuko reka nabyo ndabisoma kugira ngo wumve ko Imana izabana n'abera niko Prophet Rukundo ikibazo cya nyuma n'ubundi nakumundi nahoze mvanga ibya nyuma ariko ubanza mfite ibya nyuma nka 5 nyuma yuko abahanuzi benshi bagiye bicamo bahanura ntibisohore urahamya ko nta bahanuzi bo mu Rwanda batekereza ko ababakurikiye bazajya mu ijuru babasezeranya nyamara bazigira mu rya gasogi mbere ya byose icyo nasa n'abahuguraho cyane niba hari umuntu ubu tuvugana ukurikije arikurikiye ku muntu ndagira mbazi mubwire ko yaribeshye kuko ijuru turiheshwa no kwizera Yesu Kristo tumwizeraho ikiriko nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu tumwizeraho iki nyine umwami n'umukiza ariko kibwira abantu icyo bamwizeraho iyo rega yabaye indirimbo ariko Yesu bamwizeraho iki Yesu bamwizeraho iki tubwire rwose ndayikwinginze ruko rega abantu bose baramwizera ariko se bamwizeraho iki ubundi iyo bavuze ngo kwizera Yesu Kristo baba basobanuye iki bamwizeraho iki icya mbere ni ukumwizera iki ukamwizera ko yatanze ubugingo bwe cyangwa yapfuye ku bwawe akajya ku musaraba agapfa akazuka kugira ngo njyewe nawe tubashe kubabarirwa ibyaha ubwo tugomba kumwizera tukamwizera ku bw'uko yaduhishije yatubereye inzira ku Mana ese uramutse ugeze mu ijuru ugasanga cyangwa se haramutse habaye ikintu gituma abantu bose bacibwa urubanza ugasanga turi mu ijuru wakora iki
icyo kibazo mbajije kirakomeye ariko n'ubundi ntabwo azajyayo icya mbere kuko ntacyo umuntu yahindura ariko azajyayo ntabwo ari ukubitera ubwoba azajyayo ntakizwa mbese urashingira uvuga ko porofete muzima mu gihugu cyose adakijije nuko atazi iby'agakiza kuko impamvu atazi iby'agakiza reka nyisobanure kuko aravuga ati kwizera Yesu ni ukumwizera ko yapfuye ariko reka mubwire hari umugabo wita nta bwenge mu gatabo k'umugenzi wenda ajya agasoma nta bwenge ikintu avuga aravuga ngo ibyo nakoze Kristo azongeraho ibyo yakoze Imana inyemere niba atari ko byemera ngaho ni kubyemera ibyo wakoze n'ibyo Imana yakoze nibyo bizaguhesha ibyo bizakujyana mu ijuru ntabwo ariko mbyizera none ukoze icyaha aka kanya sibyo ukoze icyaha aka kanya Yesu akaza wajyayo mbere yuko watura wajyayo pasiteri ngo muratura wajyayo nkoze icyaha aka kanya mbere yuko Yesu aza imodoka ikakugongera hariya umaze kugikora utunganye n'umugore imodoka ikugongeye hariya wajyayo icyo gihe ntabwo warimbuka sinakubwiye ibyo rero nibyo bita Kristo ibyo yakoze nuko utabisobanura neza utanabisobanukiwe ibyo nibyo bivuga ngo ibyo Kristo yakoze nongeyeho urumva umurimo wawe urihehe rero umurimo wawe uri mu kwatura umurimo wawe rero wo kwatura nuwongeraho ibyo Kristo yakoze Imana izatuma kwemera ibyo bintu birapfuye Bibiliya iravuga ngo tuzatura iby'Imana Imana tuzayitura iki ibyo Kristo yakoze gusa kugira ngo itwemere nta kintu kitongeyeho ibikorwa byawe byiza kubera iki reka musomere ijambo rimwe munyamakuru dusoza kugira ngo yumve reka musomere ijambo rimwe dusoza ndagira ngo wumve ariko utega amatwi iri jambo ndakwinginze cyane uryumve cyane muvandimwe kugira ngo nawe wemere gukizwa umenye ubuntu bw'Imana umenye ukuntu Imana igira abantu intungane bitabitewe n'imirimo ahubwo babitewe no kwizera icyo Kristo yakoze n'icyo bamwizeraho nicyo nshaka kukubwira umva hano uyu murongo usa Yobu ngiye reka mpere ku murongo wa 5 ndageza ku wa 8 itegereze mu ijuru urebe kandi witegereze ibicu biri hejuru uko bigusumba niba warakoze icyaha hari icyo yitwaye ibyo ndimo kubisoma ariko nagira ngo nawe ubisome niba warakoze icyaha hari icyo yitwaye kandi ibicumuro byawe niba byaragwiriye nabyo bitwaye iki niba uri umukiranutsi hari icyo uyihaye cyangwa se ikihabwa n'ukuboko kwawe ni iki abantu ntibirirwa batura ngo barahimana ikihabwa n'ukuboko kwawe ni iki niba uri umukiranutsi hari icyo uyihaye cyangwa se ikihabwa n'ukuboko kwawe ni iki icyakora ibibi byawe umva ugomba kwihanaho byababaza umuntu umeze nkawe kandi umwana w'umuntu gukiranuka kwawe niwe kwagira icyo kumarira ariko si Imana kuko Imana yo kuyikiranukaho ni ukuyitura gukiranuka kwayo Imana yakoreye muri Kristo Yesu naho ukwawe kuzagira icyo kumarira abaturanyi muturanye kuzagera icyaha cyawe kizababaza umuntu umeze nkawe none agikora bose urukundo uzajya n'umubwira uti naguhemukiye muvandimwe mbabarira ariko kuvuga ngo ku Mana ngo mbabarira Imana kusaba imbabazi ku Mana ntabwo ari amagambo ku Mana umuntu abigenza atya reka nabyo mbikubwire dusoza uko ku Mana bigenda yego kugira ngo wumve ko Claude bose Imana batahuye ariko yihangane bazahura kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso abo ni mu Baheburayo igice cya 9:22 ibintu byose byezwa n'amaraso kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha ntabwo imbere y'Imana ntabwo ngenda kuvuga utugambo ngo Mana mbabarira no hatavuye amaraso kubabarirwa ibyaha ni kubaho Imana ibabarira umuntu uko amaraso ya Yesu yavuye ibiramubabariye kandi mubabarira rimwe ngo bibe hagije iteka izo mbabazi zinjira mu mutima w'umuntu zikamutunganya izo mbabazi yakiriye muri we zinjira mu mutima w'umuntu zikawutunganya zikawugomororera Imana urakoze cyane Profete Rukundo saba imbabazi abantu bose wahanuriye ntabwo nabikora zisabe ntabwo warababeshye kuko nurakira ariko uzabizibasaba ndabizi neza niwakira Yesu uzabizibasaba agatima none ntabwo gukora kumukubura agatima kuko nababwiye ko uko natangiye mbabwira ko umwuka w'Imana akorera mu bantu b'Imana bakomeze bizere ko ibyo wabwiye bizasohora uyu munsi njyewe ndabyizera nibidasohora bizasohora ariko ubu ntabwo tuvugize ukuri nta bantu hanura ibintu bitari byaba wenda bagitegereje njyewe iby'Imana igihe wabahaye kikaba cyararenze iby'Imana yavuganye nanjye tuvugize ukuri rwose iby'Imana yavuganye nanjye nkabitangaza bivuye mu kanwa k'abahanuzi bagiye batandukanye batari wowe nanjye ndimo sava
ibyo Imana yavuze iciye mu kanwa k'abahanuzi batandukanye b'ukuri bakoreshwe n'Imana. Reka mvuge ngo nange ndimo. ariko ubundi wahanuye iki? Imana Nk'urugero izabisohoza. rw'ikintu wahanuye. Oya, Ndakwinginze. Oya. Nk'urugero. Ngiye reka mvuga ibyo nahanuraga. Wabwiye nde? Ngiye reka mvuga ibyo nahanuraga. Sibyo? Ngiye nahanuriye umuntu bukwe. Burabo. Sibyo? Yewe naho namubwiye buzabera burabo. N'uwo bazabukorana namubwira umusore uko angana n'uko ameze birabo. Ngewe nahanuriye umuntu abo umuntu ukomeye. Nari namubwiye birabo. Nahanuriye umuntu ngo barogeye i Burundi asanga nibyo n'ubu badukurikiranye yabyumva. Ariko ibyo bintu byose nasanze byaravuga ku mwuka gitewe n'ahantu narindi. Hariho imyuka bitewe n'ahantu uri. Mwuka sasa. Twawusomye mu Batesalonike ngo hariho umwuka w'ibitangaza by'ubuhenzi bwa Satani. Ibitangaza bikorwa na Satani. Mpasubiramo se nashaka gusobanura ko by'ubuhenzi bwa Satani. Imana nta bitangaza ikora. Imana ikora igitangaza siri aho nta kurya kubwira ngo bizagende ejo. Ninde Yesu yigeze abwira ngo genda ngo bizaze ejo? Haguruka tugende. Niba koko nibyo, niba koko arabyereka kumutega iminsi ngo bizabejo, bimubwire biba ku kanya. Imana ikora ibintu ku kanya, nta kuvuga ngo twese turi hano. Hari umuntu Pawulo yigeze hanurira amubwira ngo bizabejo. Hari umuntu Petero yigeze hanurira amubwira ngo bizabejo. Hari umuntu Yesu yigeze hanurira amubwira ngo bizabejo. Niba ari ikirema ntakumbwira ngo uzasenge ngo uzakira hoya. Niba ufite imbaraga koko hagurutsa mu izina rya Yesu. Ngo mu Rwanda nta kirema cyawe cy'igihano. Nukuvuga ngo abahanuzi bo mu Rwanda batega abantu iminsi. Yego. Nabatega iminsi. Ndetse bari abamarayika bagiye kwa Abraham. Yego. Bakamubwira ngo bari bagiye kuri Sodomu na Goma. Bakagirana iki? Nakubwiye kuri mu byisezerano rya kera. None isezerano rya kera se nakubwiye ngo twarisomye ko Imana yagize gute yarishajishije. Nange ndacyakubwira ngo yarishajishije. Ntabwo Kristo yaje gukura amategeko cyangwa ibyaha. Yaje kuyasohoza nanjye n'uyu munsi ndacyaririho ntabwo ndariva. Ahubwo wowe uravuga ibintu bitanditse. Uravuga ibintu bitanditse ariko. Yaje kurisohoza. Uravuga ibintu bitanditse. Nge nagusomeye. Nasubiramo Abayobora igice cy'umunani. Ubwo Uwiteka yavuze mu isezerano rishya. Ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere. Ntabwo isezerano rya kera yararishajishije. Ariko Mana ya Abrahamu na Isaka. Oya. Dore n'ikindi kimenyetso ko yarishajishije. Oya. Reka banza none bariya bamarayika babwiye Abrahamu bavuga ngo undi mwaka nk'iki gihe Sara azabyara umwana w'umuhungu. Yesu yaraje rega. Yesu yaraje nagagitega abantu iminsi. Yesu kweraje niki? Uwo mwana wavugaga so waruzi ko ari Yesu. Uwo mwana bamuhanuriraga wazabyara waruzi ko ari Yesu. Ariko yaraje. Ntabwo yaje ako kanya. Ndashaka kumvisha. Ariko yaraje none yaragize bwahanuye icyo gihe. Ntabwo bigeze bwana busura ako kanya. Ariko bwarasohoye. Oya ibyo Yesu ngaho tubwire intumwa mu isezerano rishya. Tubwira ahantu intumwa yararitse umuntu ikamubwira ngo bizabejo. Utuko yaramanutse hejuru y'inzaragwa. Pawulo arakomeza aribwiririza kubera ko yarafite confiance ko namanuka ari bumuhumekere mu mwuka utuko kahaguruka kagenda. Yesu ubwe nta muntu yigeze abwira ngo genda ngo bizabejo wowe haguruka mu izina rya Yesu. Niba koko mufite imbaraga nimuhagurutse ibirema byose byo mu Rwanda bihaguruke bigende. Mumareho ubukene bwose buri mu Rwanda. Simubatega iminsi mukabuza no kwikorera. Nimubatega iminsi mukabuza no kwikorera. Nimubahanurira amafaranga ave mu ijuru bayabone ako kanya. Reka kubeshya mujye mubabwira utege muri banki ya tore ako kanya vana ibintu byo kuvuga ngo ejo kuki. Imana ifite imbaraga z'ejo. Imana ifite imbaraga z'uwo munsi irakora. Twese tubyemera ko ikora irakora ikabigaragaza. Nta bintu byo gufefeka ngo bizagenda gute ngo bizagenda no nta ejo. Imana ntigire ejo. Abantu zo mu Rwanda barafefeka. Sibyo batega abantu ngo ejo nta kubera ko nawe ufite confiance ejo haba ejo. Reka mbashimire byari bikaze ariko n'ubundi gukora abantu mu byari ariko nyihanganira umunota umwe dusoza. Nagira ngo mwereke uyu mugabo ko Imana kuko ibyo bintu ivuga yabikoze yabisoje. Abagalatiya mu gice cya 4 uhereye ku murongo wa 22 ho ndahasoma cyangwa reka wenda mpere ku 22. Aravuga ngo byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe ari uw'inshoreke undi ari uw'umugeni. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho umugeni yavutse ku bw'isezerano ry'Imana. Ibyo birimo umugani kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri kugira ngo umve ko y'amasezerano Imana yasohoje. Bambe yakuyeho byari rya cyera yarikuyeho. Nuko iryo sezerano rigereranywa n'umugore wa Aburahamu witwa nde
ibyo birimo umugani koko ko abagore bameze nk'amasezerano abiri rimwe ryavuye ku musozi wa Sinai ribyarira ububata iryo niryo regeranwa na Hagayi ari we kandi ugereranwa na wa musozi wo muri Arabiya kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none kuko uri mu bubata hamwe n'abana bayo ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mama niyo mugeni niyo mama twese kuko byanditswe ngo ishime ngo ubitabyara tera hejuru uvuge cyane utaramuka kuko abana b'inyundwakazi ari benshi baruta ab'inkundwakazi icyo kintu kitondera ab'inyundwa abagomba gusendwa ni benshi kuruta ab'inkundwakazi nuko rero bene data namwe muri abana bisezerano nk'uko Isaka yarari ariko nk'uko icyo gihe wabyawe n'umubiri yarenganya ngo wabyawe n'umwuka n'ubu niko bimeze mbese ibyanditswe bivuga bite biravuga ngo senishoreke n'umuhungu wayo bagereranywa na rya sezerano senishoreke n'abo yabyaye abo rya sezerano bose ryabyaye irukana kuko umuhungu w'ishoreke atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni hejuru bavuze ngo baravuze ngo ayo masezerano ameze nk'abagore babiri ni igishushanyo cy'abagore babiri ba Aburahamu umwe rero yagombaga kumwirukana akamwirukana n'umuhungu we kuko atazaraganwa n'uwo mugeni rero isezerano rya kera n'abatwuga bose ntirifatanywa n'isezerano rishya ni ibintu bibiri bitandukanye ahubwo irya kera rifite icyo cyatumenyeshaga n'icyo ritumenyesha ariko ntirikorera mu isezerano rishya ntabwo rikorera mu isezerano rishya oya umumaro waryo urahari ariko ntirikorera mu isezerano rishya yitwa Prophete Rukundo muri kumubona dore yambaye ishati nziza cyane ubwiriza butumwa rwose yitwa Mushumba Ego Daniel namwe mwamubonye ndagira ngo mbashimire mwese abakurikiye Juri TV ni ikiganiro cyari kirekire cyashobora kutarangira kireke yaba cyari gucaho live tugakomeza aho murekeraho tugakupa ngo tukendinga live ariko mu by'ukuri nizera ko abantu bamaze bamenye cyangwa se bumvise ibyiza kandi byinshi bakunzi ba Juri TV rero nizere ko mwamaze gusobanukirwa niba no mu Rwanda wemera ko hari umuhanuzi ubwo niba wakurikiye Mushumba Ego Daniel wambaye ikoti ryakwirwa niba utamubonye cyangwa se yivuga n'uyu nguyu Mushumba Ego Daniel Prophete Rukundo nawe n'uyu nguyu ijambo rimwe muvuge mu izina Mushumba Ego Daniel umuha ubutumwa ku nyigisho ze icyo namubwira Mushumba avuze ubutumwa bwiza kandi ndamushimiye Ego Daniel aragushimiye kuri Prophete Rukundo mu ijambo rimwe muha ubutumwa muvuge mu izina ati Prophete Rukundo rwose Prophete Rukundo icyo namwifuriza no kugira ngo akizwe ndahamya ko ariko ndumva afite icyizere ko azakizwa kuko azamenya ukuri kandi kuri kuzamuha Prophete Rukundo ragukije kiranga nko kudakiza reka ntuze ariko icyo navuga kimwe kuba kudakijijwe ntabwo ari gukura amata mu kanwa oya buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ijambo yumva ashaka kandi afite uburenganzira icyo nabivugaho kimwe ikimenyetso simusiga kigaragaza umuntu ukijijwe cyangwa udakijijwe ni imbuto imbuto nerera abantu cyangwa imbuto nawe namwereye ni ikimenyetso agomba kunkarasa arakoze cyane muze guhura rero behind the camera ni imbuto z'umunwa we ibyo yatura buriya ni biterekana ko yakijijwe niko Bibiliya ivuga erega imbuto hari ijambo abantu biha bakavuga ngo imbuto z'umwuka ngo biriya bikorwa ngo ni imbuto z'umwuka ariko reka nkubwire imbuto z'umwuka ni amahoro amahoro se wayatwereka ni urukundo ubuse nabibonye ni neza byatuma tubana igihe runaka se byo kugira ngo mbimenye niba ari umunyamahoro niba ari umunyabyishimo murakoze cyane rero reka ariko mwifurije kuzakizwa kuko ndabizi neza ko azakizwa kuko nitugera hariya hanze ndamubwira ubutumwa bw'izakizwa okay reka mbashimire cyane ngewe nitwa Shalomi Paroke uri kuri Juri TV ni televiziyo ikorera kuri YouTube izi video zose uzajya uzibona kuri Juri TV andika ja andika u L ndende na i na TV nyine nkuko bisanzwe mu Kinyarwanda Juri TV bakoze subscribe ndabashimiye abakanze akazogera kugira ngo mujye mubona notification namwe ndabashimiye shimira cameraman Okim wakoze cyane kandi nizere ko izi video aho zizagera hose muzagera musobanukirwa ukuri niba mu Rwanda babahanuzi niba batanahaba ibyo muri mwebwe muza kwimenyera abahanura barahaba ariko bahanura biriya bo nsabahanuzi okay urakoze cyane